Mwaramutse nanone bene data ndetse na bashiki bacu inshuti n'abavandimwe bari hirya no hino. Tugiye gukomeza icyigisho cyacu twatangiye kivuga ngo Yesu na Nikodemu, ariko uyu munsi tugiye kuganirira hamwe ingingo yo kuwa gatatu ivuga ngo kuvuka ubwa kabiri. Mbere y'uko tuyikomeza rero turaza kuyigezwaho na mwene data Aimable. Mbere y'uko tuyikomeza reka tubanze dusenge. Turagushimye Mana Data wa twese, turaguhimbaje, tuguhereje icyubahiro muri aka kanya. Turakwingiye kugira ngo uzubane natwe kandi tugire neza kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibyo utubwirira mu ijambo ryawe, kandi kuruta byose uduhe amahirwe yo kubishyira mu bikorwa kugira ngo niwerekanwa ubwo uzaba ugarutse ku nshuro ya kabiri, twese hamwe ndetse n'abandi bari bazumva ibi byigisho tujimire kugusanganira tudakozwe n'isoni. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nyuma yo kugera kuri iyi ngingo yacu rero, reka twakire umuvandimwe hanyuma tugezeho iyi ngingo yacu yo kuwa gatatu ivuga ngo kuvuka ubwa kabiri. Karibu. Arakoze umuvandimwe ko mu mwanya. Ingingo kwa gatatu iravuga ngo kuvuka ubwa kabiri. Mwibuke ingingo y'ejo yavugaga ikiganiro cyo mu ibanga. Twabonye uburyo buri mukristo wese akwiriye kugirana umwanya wihariye akihererana na Yesu. Nanone kandi mu kiganiro cyo mu ibanga Nikodemu yagiranye na Yesu, yatunguwe n'ingingo ikomeye Kristo yamubwiye, ariyo kuvuka ubwa kabiri. Iyo ngingo rero niyo tugiye kurebera hamwe muri kano kanya ivuga kuvuka ubwa kabiri. Nikodemu yakiriye ate icyo Yesu yamubwiye ko akeneye kandi kimwe nkawe? Ni ukubera iki twese dukeneye imibereho yavutse ubwa kabiri? Mwene data agiye kudufasha adusomere isomo riboneka muri Yohana 3:4 kugeza kwa 8. Mwene data arakoze. Reka turebe aya magambo ari muri Yohana 3:4 kugeza ku 8. Haravuga ngo Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. 6. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Ku murongo wa 7, witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Ku murongo wa 8, umuyaga uhuha aho ushaka ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko n'uwabyawe n'umwuka wese amera. Urakoze cyane. Iyi ngingo yo kuvuka ubwa kabiri hano babisobanuye neza amagambo make muri uyu murongo tumaze gusoma. Nyamara hano umwuka w'abahanuzi aravuga ati mu bifuzwe byose, no tugiye gusoma, tugiye gukora mu bifuzwe byose paje 171. Haragira hati, imvugo shusho yo kuvuka ubwa kabiri iyo Yesu yari akoresheje ntabwo yari nshya kuri Nikodemu, kuko abahindukaga bavuye mu bupagani bakemera imyizerere y'Abisirayeli akenshi bagereranywaga n'abana bakivuka. Kubw'iyo mpamvu agomba kuba yarumvise ko amagambo ya Kristo atagomba gufatwa nk'uko avuzwe gusa. Ariko we kuba yaravutse ari umwisirayeli, yumvaga nta kabuza ko bimuhesha umwanya mu bwami bw'Imana. Amagambo Yesu yavuze kuvuka ubwa kabiri, Nikodemu yarayumvise. Yumvise ko ari ukuvuka bundi bushya. Ariko Nikodemu yumvise ibyo ngibyo bireba abandi batavukiye muri Isirayeli. We akumva ko yaravutse ari umwisirayeli ibyo bitamureba. Buriya natwe kuba turi abakristo umunsi wa karindwi, b'Abadiventiste umunsi wa karindwi, tukaba turi Abadiventiste umunsi wa karindwi bavugurura, ntibivuze ko tudakeneye kuvuka ubwa kabiri. Turabikeneye rwose. Yumvaga nta guhinduka akeneye muri we. Nyamara yatangajwe n'amagambo y'Umukiza. Yababajwe n'uko aya magambo yari afitanye isano n'imibereho ye. Kwishyira hejuru kwa gifarisayo kwarwanaga n'ubushake buzira uburyarya bw'uwashakaga kumenya ukuri. Yatangajwe n'uko Yesu yashoboraga kuvugana nawe nk'uko yabigenje, atitaye ku mwanya we nk'umutegetsi muri Isirayeli. Atangajwe n'uko yumva ameze, asubiza Yesu mu magambo yo kugenura agira ati, byashoboka bite ko umuntu yongera kubyarwa akuze?
nk'uko bigenda kuri benshi iyo ukuri kwahuranyije kugeze mu mitima yabo. Yagaragaje ukuri yuko umuntu wa kamere atabasha kwakira ibikomoka ku mwuka w'Imana. Muri we nta kintu na kimwe gituma yumvira iby'umwuka, kuko iby'umwuka bisobanurwa n'umwuka. Ariko umukiza niyemera ko impaka zikemurwa n'impaka, azamuye ukuboko kwe mu buryo bw'indahiro kandi mu cyubahiro, Yesu yashimangiye ukuri hamwe n'icyizere gikomeye agira ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Aya magambo dukwiye kuyazirikana kuko niko umwuka w'ubuhanuzi uvuga. Reka dusome muri Yohana 1:12-13 tuzirikana kino kibazo. Ni ryari kandi ni gute umuntu ashobora kuvuka ubwa kabiri? Mwene data agiye kudufasha kudusomera isomo riboneka muri Yohana igice cyaho cya mbere ku murongo wa 12 n'uwa 13. Iryo somo riboneka muri Yohana riravuga ngo 12, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. 13, abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana ubwayo. Amen. Mu ntambara ikomeye paje 167 handitswe amagambo agira ati, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu ashobore kwiyunga n'Imana. Binyuze mu byo Kristo yakoze, umuntu abasha kongera kugirana ubwumvikane n'umuremyi we. Umutima we ugomba kugerwa mushya n'ubuntu bw'Imana. Agomba kugira imibereho mishya ikomoka mu ijuru. Ku guhinduka niko kwitwa kubyarwa ubwa kabiri. Uko Yesu avuga ati, utabyawe ubwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Murumva ko kubyarwa ubwa kabiri ni uguhinduka, ukagira imibereho yahindutse, ukagira imibereho yerereza Kristo. Mu kugana Yesu paje 52 handitswe amagambo agira ati, binyuze mu gikorwa cyoroheje cyo kwizera Imana, umwuka wera yabyaje ubugingo bushya mu mutima wawe. Umeze nk'umwana uvukiye mu muryango w'Imana, kandi Imana igukunda nk'uko ikunda umwana wayo. Byumvikane ko ibi ngibi bibaho iyo umuntu amaze guhinduka, amaze kwiyegurira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, akagira imibereho mishya itandukanye n'iyo yagiraga kera atarahinduka. Ko guhinduka rero ukagira imibereho iboneye niko buri mukristo wese akeneye, ariko kubyarwa ubwa kabiri. Ese wowe hari icyo wabivugaho kuri iyi ngingo? Urakoze. Reka twumve neza hano Nikodemu akimara guhura na Kristo, uburyo yamubwiye ko akeneye kubyarwa ubwa kabiri. Ngira ngo ni nayo ngingo uyu munsi twarebyeho bivuga kubyarwa ubwa kabiri. Hano batugaragarije neza yuko ni uguhinduka ukava mu mibereho ya kera ukajya mu mibereho mishya. Ibyo umwuka akunda kamere irabyanga, ibyo kamere akunda umwuka arabyanga, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ubwo rero ikigaragaza ko wahindutse ni uko ibyo wakundaga kera ubyanga, ibyo wangaga kera ukabikunda. Muri make icyo nicyo kigaragaza ko wamaze guhinduka kandi ko wabyawe ubwa kabiri biturutse mu kwizera. Urakoze cyane. Buri wese rero azirikane ko kuvuka ubwa kabiri ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko umuntu utavutse ubwa kabiri ntabwo abasha kubona ubwami bw'Imana. Ni Yesu abyivugiye. Rero Uwiteka Imana tubashishe kandi adushoboze kuvuka ubwa kabiri mu izina rya Yesu. Amen.